Ndabasuje bavandimwe mukiza bamwe natwe twese. Reka turebere hamwe nyine igitabo cy'Itangiriro kubw'ubuntu bw'Umwami, wenda yashima kugira icyo atuganirizamo kivuye kuri we kuko niwe twiringiraho. Ni igitabo rero ni muri Bibiliya ntagatifu, nyine dusanga ari intangiriro muri Bibiliya y'abarokore y'abaprotestani. Tubona handitsemo Itangiriro, ariko ni igitabo gikura umutwe wacyo cyangwa se izina ryacyo rigikura ku murongo wa mbere ubanza ukigize. Uwo mutwe niwo wabonetse mu ihindura rurimi rya mbere ryabayeho ryo mu gukura Bibiliya igihe uraba barishyira mu Kigiriki. Ku murongo waho wa mbere rero havuga ngo mbere na mbere Imana. Muri Bibiliya y'Abaheburayo nyine byari bisobanuye ngo Toledoth, hanyuma barabifata babishyira mu Kigiriki biba Genesis, ari nabyo byakomeje kuguma mu Cyongereza ari Genesis. Tugejeje kubishyira mu Kinyarwanda twasanga bashatse kuvuga ngo mbere na mbere, cyangwa se nanone twabyita intangiriro. Itangiriro nta kibazo, byose bisobanuye ko ari ibintu biri kuduhereza amateka y'aho ibintu byaturutse. Kimwe rero n'ibindi bitabo byo mu Isezerano rya kera, nyine ntabwo tubona bari kutwereka nyine umwanditsi nyirizina ngo niwe wanditse ibi bintu, ahubwo keretse turebeye ku mateka ndetse no mu bindi bitabo nyine bigenda bihamya nyine uburyo ari Imana yacyandikishije ariko ikoresheje Mose, kuko tubona ko kiri mu bitabo 5 bya mbere byo muri Bibiliya. Ibyo Bibiliya yita ngo ni ibitabo by'amategeko, cyangwa se ibyitwa ngo ni Tora mu Heburayo, cyangwa Pentateuch. Ni ibitabo rero byanditswe na Mose. Tubona ko ari ibitabo 5 nk'uko tubona nyine na Kristo ubwe yabihamije mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka, igice cyaho cya 24 umurongo wa 44, aho yavuze ati: maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Kristo rero niwe wavuze yuko ibi byanditswe Mose yanditse ibi byo mu mategeko. Mose ko ibi byose byo mu mategeko rero byanditse. Rero uwo muzingo rero wo mu mategeko ugizwe n'ibyo bitabo nyine uko ari 5 byose bya Mose, harimo n'iki gitabo cy'Itangiriro. Niyo tunarebye ku murongo wa 46 w'igice cya 5 cy'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, Yesu aravuga ngo iyo mwizera Mose nanjye muba munyizeye kuko ari ibyanjye yanditse. Bivuze ko nyine Kristo nawe yahamyaga ko ari Mose wanditse, kandi ko yanditse ibya Kristo. Twakomeza kubibona mu mirongo myinshi, ndetse no mu Isezerano rya kera twagenda tubibona, aho n'umwanditsi Yosuwa nawe yabivuzeho. Ndetse tukabona ko hari naho mu gutegeka kwa 2 tubona Imana ibwira Mose ngo hanyuma afate ibyo bintu byose ubishyire mu gitabo wandike. Iki gitabo rero cyandikiwe nyine ubwoko bw'Abayisiraheli kugira ngo babafashe gusubiza bimwe mu bibazo bajya bibaza, cyangwa se bajyaga bibaza n'ubu ngubu natwe twibaza, nko kumenya inkomoko y'ibintu byose biriho, ko nabo babibonaga, nko kumenya ese bageze aho ngaho gute mu bunyage, bahagezemo bate, nko kumenya ese ibintu byose biriho bibeshejweho n'iki,
n'ibindi byinshi. Ese inkomoko y'icyaha, ese icyaha cyahozeho, cyaje ryari, mbese ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ntekereza ko natwe abantu nyine dukunda kubyibaza, nyine natwe abantu muri kino gihe. Ni ikibazo rero gikomeye cyane. Rero Mose yagiraga ngo abafashe kumva nk'uko ari byo Imana riri kumuha. Imana rero isubiza Mose aho nakita ngo ni mu nyuma mu mateka watari arimo, kuko tubona ko kino gitabo cyanditswe na Mose byibuze ubwo ni nko mu mwaka w'1500, ubwo byibuze hashize imyaka myinshi ba Aburahamu baravuyeho. Mose byibuze urabona ko yabayeho nko hagati yo mu mwaka w'1500 no mu 1300 mbere ya Yesu Kristo, kandi mbere aho hari haciyemo ibisekuruza byinshi. Ariko tubona Mose ariwe wandika iki gitabo kiri gusubira inyuma mu mateka yahashize. Rero tubona ko ari Imana yabimuhaye imubwira ngo noneho handika ibi ngibi bisobanura ubwoko bwanjye, ubabwira ko mbere na mbere ari njye waremye ibi byose, biza bimeze bitya, nkirema isi zimeze itya, hanyuma isi ikimara kuza imeze gutya, mpita ko mvuga ati ubwo bidafite ishusho bimeze gutya, reka noneho ntangire mbihereze oda, ntangire mfate ahangaha ntandukanye kuko mbona ari umwijima gusa uje, hanyuma nshyireho n'umucyo mbitandukanye. Imana inerekana ukuntu byafashe umunsi, gutyo uko nyine tubona icyo twita ngo ni creation order uko byakurikiranye. Hanyuma nanone kandi iki ni igitabo cyarimo cyereka nyine aba bantu b'Imana cyangwa se ubwoko bw'Imana abo twita ngo ni n'Abayisiraheli nyine, kiri kubereka uburyo cyangwa se cyereka abantu twese uburyo Imana yo ubwayo yashimye kuba yagira iyi Isirayeli cano, cyangwa se uburyo bwo kugira ngo igere ku isi yose, icyubahiro cyayo kimenyekane ku isi yose. Kuko tubona ko uhereye kuri Aburahamu kumanuka kugera ku bahungu ba Yakobo, nyine aho hose nyine Imana yagiye ibana nabo kugeza ubwo bo bagiye mu bunyage muri Egiputa. Hanyuma tukabona nyine amaso y'Imana ari bo ahereraho, cyangwa se ari bo nyine tubona ibyanditswe kugira bitangira kugenda bibarebaho ubwoko bw'Imana, kugeza ubwo Imana bavanye muri Egiputa ikabazana. Tukabona ko n'umucunguzi Yesu Kristo nawe yaturutse muri iyo miryango 12 y'Abayisiraheli. Kuba rero binatwereka ko ari bo buryo Imana yashatse kwigaragarizamo isi yose icyubahiro cyayo, ariko biciye muri abo ngabo ubwoko bw'Imana. Iki gitabo rero ni igitabo cyanditse mu buryo bukurikirana cyangwa se bw'uruhererekane, nyine icyo twita ngo ni nka episode, aho kigizwe byibuza n'ibice twavuga bibiri binini bifatika, nyine bibiri birimo utundi duce nyine twinshi. Ariko nk'igice cya mbere nyine ni igice nyine kiremwa, ni igice kiremwa. Ikindi gice cya kabiri ni igice noneho cya ba sogokuruza. Noneho icyo gice kiremwa nacyo kirimo uduce twinshi, wenda umuntu yagenda arebamo duto duto. Harimo ukuntu ibintu byose byaremwe, icyabaye nyuma yo kuremwa ibyo byose. No hakaba noneho n'ikindi gice cyabasogokuruza guhera kuri Aburahamu uhereza ku gice cya 12, kuko byibuza guhera ku gice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku gice cya 11 nibwo tubona ibyo byose Imana irema, ibyo yaremye, uburyo byaje kugwa mu byaha. Hanyuma rero n'uburyo Imana yaje kubikuraho, uburyo Imana yongeye ikongera sinzi ba nabyita kongera kurema, ariko tubona ko hari itegeko yari yarahaye
Adamu na Eva babwira ngo mugende mubyare mwororoke mugwire isi, tubona yongera kugarura nanone yongera kurihereza Nowa, kuko umuryango we ari wari usigaye hano ku isi wonyine. Ikindi tubona ko Imana ikirema bwa mbere yaremye ibintu biza nyine ngo isi iriho amazi, noneho tubona nanone umwuzure ugwira isi yose, isi yuzura amazi, ari naho nyine hajya hava ubuyobe nyine bw'abantu benshi batekereza ko n'ubundi ayo mazi yari ahari imbere, n'ubundi yarasobanuye ko mbere hari habayeho ubundi mwuzure wari watwaye n'ubundi byaremwe byose byo hambere, aribyo wenda tubona nyine mu buryo bigenda biza gufata mu minsi 6 nyine Imana yaremyemo, abantu bagenda batabyemera kubera ko bari kugenda bavuga ko hari uburyo Imana hari ibyo yaremye imbere. Rero kubera ko Satani yazanye icyaha ku isi, cyangwa se Satani yaje akadistabinga isi ku buryo isi nyine Imana yongeye ikayirimbura, hanyuma Imana iba yarongeye igakora recreation, ikongera ikarema bundi bushya. Ariko ntabwo iyo ngiyo ariyo vi tubonamo hano mu byanditswe byera, turagenda tubibona. Rero tubona ko nyine bigenda byubakitse mu buryo bugenda bukurikirana, niko iri tangiriro cyangwa se igitabo cy'itangiriro cyanditse. Uburyo rero uyu mwanditsi yanditse, urebye natwe nibwo buryo byibuza tugomba kuba dufitemo uburyo ibintu byose byabonetse, ku buryo tubona ko nyine atangira avuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Tubona ko byibuza natwe twagakwiye kuba dufite iki kintu mu mitwe yacu cyo kuvuga ngo ibintu byose byaturutse ku kuba ari Imana yabiremye. Rero n'impamvu Imana yabyandikishije ni ukugira ngo natwe tubeho tuzi ngo ibi bintu niko Imana yabiremye, niko Imana yabishyizeho, niko Imana yabigennye, kandi ni Imana niyo byose byakomotsemo, niyo byose byaturutseho, niyo yabiremye ibiremesheje ibiganza byayo. Kandi mu kubirema icyo Bibiliya yita ngo Imana yabiremye ibikuye mu busa, icyo ni ex nihilo, cyangwa se kuvuga ngo nta kantu na kamwe kari kariho, ahubwo byose Imana yabiremye y'ubwayo ibikuye mu bintu bitari bihari. Ubwenge bw'Imana nyine nibwo bufata ibintu bitari bihari Imana ikabihindura ibihari. Murabyumva, ibyo bintu rero ni ibintu bishobowe n'Imana yonyine. Rero ibi byose bigenda bikuraho ubundi buryo bwose abantu batekereza ko hari aho isi yakomotse, cyangwa se bitubona aho byakomotse. Turagenda tubyinjiramo tugenda tureba. Hanyuma ikindi ni uko tubona ko Imana imaze kurema ibyo bintu byose ngo yabirebye ikabona ko ari byiza. Yego, Imana irareba byose. Ku gice cya 131 tubona Imana ivuga ngo ibyo ibonye ibiremye byose ibona ko ari byiza. Keretse nyine aho Imana yeze kuvuga ko atari byiza nyine ni uko yabonye ko atari byiza ko umugabo aho wenyine, bityo ikamuremera umufasha umukwiriye. Niho hantu honyine Imana yavuze ngo ibi bintu si byiza, kandi koko aho Imana nyine yanamuhaye kuba ari we uzororoka akagwira isi. Imana yaramuremye imuremera umufasha kugira ngo bagende bororoke bagwire isi. Turagenda tubibona. Ikindi reka turebe mu gitabo cya Zaburi, reka turebe nyine uburyo koko iyi Mana yashakaga ko abantu bamenya ko ari we yaremye byose. Dawidi, uyu mwanditsi wa Zaburi yaranditse ngo guhera ku murongo wa 4 muri Zaburi 136 yaranditse ngo nimushime ikora ibitangaza yonyine, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime yaremesheje ijuru ubwenge, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyasanzuye isi hejuru y'amazi, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyaremye ibiva bikomeye, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaremye izuba gutwara ku manywa, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaremye ukwezi n'inyenyeri gutwara nijoro, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Rero twagira ngo twumve ubu bushobozi bw'Imana nyine mu kuba yaremye ibi bintu byose ibivanye mu busa,
byose ikabishyiraho. Rero ikarema umuntu kugira ngo abe ari mu ishusho yayo. Mu mpamvu Imana yaremeyemo umuntu kwari kugira ngo abe mu ishusho yayo, ni ukuvuga ngo abe ari umurepresenta w'ishusho yayo mu bintu byose ibyaremwe, abitware, akomeze kugirana ubumwe n'Imana byo. Hanyuma ikindi cya kabiri ni ukuba nyine ari umuyobozi wabyo w'ibyo bintu Imana yaremye. Ubuyobozi bw'Imana uwo muntu akabihereza, akabugeza ku bantu. Icya gatatu noneho kuba uwo muntu azabaho muri presence yayo, nyine imbere yayo. Murabyumva? Uyu muntu Imana yamuremye afite amahitamo. Noneho mu kugira amahitamo, yagombaga kugira amahitamo yo guhitamo kugendera ku kintu Imana yita kibi n'icyo yita cyiza, cyangwa se agahitamo kugendera ku gushaka we icyo yita kibi n'icyo yita cyiza. Niyo mpamvu tubona umushukanyi amugeraho, yaramubwiye ngo ibyo gupfa by'ubundi ntibirimo, byo nimubanze mubivanemo, ahubwo mumenye ngo ikintu Imana yashatse kubima ni ukugira ngo mutimenyere icyiza n'ikibi nk'uko yibimenye. Hanyuma uyu muntu agahitamo kuvuga ati nanjye mpisemo kwishakira kumenya icyiza n'ikibi nk'uko Imana ibimenye. Murabyumva? Rero Imana yaretse aba bantu nk'uko bihitemo kumenya icyiza n'ikibi, kandi ntibishoboka yuko icyiza n'ikibi umuntu yamenya byahura n'uko Imana yo yita icyiza n'ikibi. Iki cyaha rero abantu bakoze cyashyize mu bubati ibintu byose, ku buryo ubutaka bwatangiye kwera ibitovu. Hanyuma tubona umugabo Imana imuhana, imubwira ko azarya arushye. Umugabo nk'umuprovider w'urugo agomba kuba azarya arushye, ibyo kurya nyine akabibona bimugoye. Hanyuma umugore nawe akabyara ababara, inzoka ikagenda ikurura inda. Tubona ko rero ikindi tubonamo hano ni uburyo Imana yaje ibaza umuntu ati kuki wakoze icyaha. Ibaza umugabo, imuvaho ijya no ku mugore, ariko ntiyabaza inzoka ngo kuki wabigenje gutyo ugashuka abantu. Ahubwo inzoka Imana yigeraho yihigihana ngo kuko wakoze ibyo ubaye ikivume mu zindi nyamaswa. Ariko umuntu we Imana imubaza impamvu yahisemo kutumvira Imana. Rero Imana yagiraga ngo imwereke ngo burya icyo navuze cyo ni uko no gupfa uzapfa. Ubanza umenye ngo iki kintu ukoze nicyo nari nakubujije, kuko icyo Imana yitaga cyiza ni ukuba uyu muntu yagendeye mu nzira yayo. Niba Imana yamubwiye ngo kuri zino mbuto zose uzaziryeho, mu by'ukuri Imana nicyo cyari cyiza kuri yo, kandi nicyo cyari cyiza ku muntu. Niba Imana yamubwiye ati ntuzarye kuri kino giti, nicyo cyari cyiza ku Mana, kandi nacyo cyari cyiza kuri uwo muntu. Niba Imana igira igihe iza kureba abantu, nicyo cyari cyiza ku Mana, kandi nacyo cyari cyiza ku muntu. Ariko umuntu amaze kumenya icyiza n'ikibi abyimenyeye, nibwo bwa mbere yahise ko yumva Imana ije arayihunga. Nibwo bwa mbere yatangiye kubona ko yambaye ubusa. Nibwo bwa mbere yatangiye kwibohera incocero. Murabyumva? Rero ni akaga gakomeye nyine umuntu yahuye nako, kuko yikururiye gutandukana n'Imana ku bushake bwe. Ku kijyanye rero no kuba umuntu, ikiremwamuntu cyose cyarahindutse ikinyabyaha bigendanye n'iki cyaha, tubibona Imana yongera kubivugaho mu gice cya 6 ku murongo waho wa 5, aho Imana yeruye ikavuga iti ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yose yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Murabyumva? Niko bimeze. Nta cyahindutse kugeza n'ubu. Kwibwira naturally kwa muntu ni kubi gusa iteka ryose, kubera ko umuntu yahisemo kwimenyera icyiza n'ikibi. Uko kwimenyera icyiza n'ikibi mu by'ukuri
ntabwo ari cyo Imana yari yamuremeye, ahubwo Imana yari yamuremye ngo uyu muntu nimba icyo Imana yise cyiza ari cyo cyiza koko ku Mana, ubwo nicyo n'uyu muntu agomba gukurikiza, kandi akaba ari nacyo atwariramo ibyo yamuhaye gutwara byose. Gusa ariko ntabwo byahereye aho. Imana kubw'ubuntu bwayo nyine igenda igaragaza uburyo izacungura uyu muntu, aho tugenda tubona ko yabisezeranyije mu rubyaro rw'uyu mugore, kuko uyu mugore nyine aza kubyara kwiwe, mu rubyaro rw'iwe niho hazavamo gucungurwa kwe, gucungurwa kwa muntu. Rero tubona ko n'ubundi iki cyaha cyakomeje gukurikirana aba bantu kugeza ubwo gitumye umuvandimwe yica undi muvandimwe we, Kayini akica Abeli. Rero tubona ko muri uru rubyaro Imana yari isezeranyije uyu mugore ariko rwonyine byiringiro byari bihari, ku buryo ari byo byonyine Imana yagiye irindira mu isi ntiyimareho burundu, ku buryo tubona mu gice cya 4 cy'umurongo wa 4, ku murongo wa 4 w'igice cya 4 mu gitabo urwandiko Paul yandikiye Abagalatiya, abandikira babwira ngo ku gihe gikwiriye ngo Imana yohereza umwana wayo ubyawe n'umugore kugira ngo acungure abantu bose twese dutwarwa n'amategeko. Tukaba tubona ko Imana yagiye irinda abo bantu kugeza ku gihe gikwiriye. Hanyuma ariko ntabwo byagendaga bibuza kuba yarahanaga abakomeje gukora ibyaha ndengakamere, kuko tutangira tubona mu gice dutangira tubibona n'ubundi muri kino gice nyine cya 6, aho Imana tubona ko yaje guteza umwuzure, ariko ikarokora Nowa wenyine, nk'uko tubona mu gice cya 6. Iyo tugeze ku murongo w'9, ku murongo wa 8 aravuga ngo ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Ni ukuvuga ngo Nowa nawe ntabwo ari uko yari atunganye, ahubwo nuko nawe yagiriye umugisha ku Uwiteka, ahubwo Imana igashima kumubwira ngo abaze inkuge abashe kurokoka uwo mwuzure. Tubona rero Imana igeraho igateza uyu mwuzure, duhere mu gice cya 7. Abantu bose barapfa, n'ikintu cyose kirapfa, hasigara umuryango umwe gusa, ari wo wa Nowa, ari wo Imana yongeye guhereza ryasezerano ngo mugende mubyare mwororoke mubwire mu isi. Ariko tugenda tubona iki? Tugenda tubona ko hari ahantu Imana yatwariraga aba bantu, aho tubona ko hari abo Imana yagiye yita ngo ni abana, ni ubwoko bwayo cyangwa se abana b'Imana. Tubona ko byaturutse kuri Seti, noneho tukabona n'urubyaro rwa Kayini ariko tubona rwiswe ngo ni urubyaro rw'abantu, cyangwa se tubona ni abantu, abana b'abantu. Ariho tubona ngo abana b'Imana n'abana b'abantu baje kuza kwivanga, hanyuma tubona nyine bikora kuba baraje gushakana, hanyuma Imana ikabarakarira. Rero ntabwo ahantu bishatse gusobanura ko ari abamarayika bamanutse bakaza mu isi, nk'uko hari ukuntu abantu benshi bajya babifata gutyo, kubera ko Yesu we yasobanuye ko abamarayika nyine batagira imibiri nk'iyi yacu, ahubwo ko bo nyine ari ibiremwa bindi bidafite imibiri nk'iyacu. Ikindi ni uko Imana yahannye abantu kubwo kwivanga. Rero tubona ko ibi bintu nyine bikora no mu rushako, aho umuntu Imana itamwemerera kwivanga.
tubona uru rubyaro rwaratangiriye kuri Seti, icyo twita ngo ni godly line na ungodly line. Ni ukuvuga ngo ungodly line yatangiriye kuri Kayini, noneho godly line itangirira kuri Seti. Noneho Seti yabyaye abana benshi kugera kuri Nowa abyara abyara abana barimo Shemu, Hamu na Yafeti. Noneho nanone birongera bitangira kuri Shemu, kumanuka kugera kuri Tera abyara Aburahamu. Noneho tubona ko guhera kuri Aburahamu Imana yamusezeranyije ko urubyaro rwe ruzahwana n'umusenyi wo ku nyanja. Hanyuma tubona Imana idafata Ishimayeli ahubwo ifata Isaka nawe mu bahungu be babiri Imana ntiyafata Esawu ahubwo ifata Yakobo abyara abahungu 12, hanyuma abahungu 12 aribo bagiye kuba mu gihugu cya Egiputa. Aya mateka yose rero uko akurikirana niyo yanditse muri kino gitabo cy'Itangiriro, ariyo yasobanuriye mu by'ukuri aba banya-Israeli uburyo bageze aho hantu. Kandi mu by'ukuri natwe ni amateka atureba cyane, kuko niyo ntangiriro y'ibintu byose. Anatangira natwe ku buryo Imana y'ubwayo yitoranyirije umuryango igenderamo, ari wo yise ngo ni umuryango wayo, cyangwa se uwari muri godly line. Hanyuma akajya n'undi muryango n'indi miryango yari iri aho ngaho kandi Imana itatoranije. Rero tubona ko ubyibuza guhera kuri chapitre 12, ku gice cya 12 tubona bitangira kugeza ku gice cya 50, tubona bitangira kwerekana ba sogokuruza, mu gihe mu bindi bice bya mbere byerekanaga iremwa ndetse n'uburyo Imana yateguye kuzacungura biciye mu bushake bwayo. Rero ikindi turabonamo hano ni uko akenshi umurage wagenda gufatwa n'abana b'imfura, ariko tukaba turi kugenda tubona wafashe Yakobo niwe wafashe umurage, Isaka niwe wafashe umurage, kandi imfura kuri Aburahamu yari Ishimayeli, Esawu imfura niwe wavutse bwa mbere kuri Isaka. Tukabona ariko abantu bagiye bafata umurage mu by'ukuri atari abana bavutse bwa mbere. Tubona ko nyine n'ubundi Imana ariyo yagiye igaragaza nyine aho ishaka ko urwo rubyaro ruzakomoka, ku buryo uwo murage ari wungana no kuba imfura. Kuko tubona cyangwa se ubundi iyo bivuze imfura ahanini bibiri bishaka gusobanura nyir'ibintu, cyangwa se urazwa ibintu nyirabyo. Aribyo tubona Esawu yagurishije kuri Yakobo amuha ku byo kurya bitukura. Iyo turebye mu Itangiriro igice cya 25 uhereye ku murongo wa 29 kugeza 34, kandi tunabona ko hari igihe Yakobo yahaye umugisha Yosefu amubwira ko bene se bose bazamwubararira, bene se bose bazamukurikira, ko ntawe uzamuvuma. Iyo turi kureba nko mu gice cya 27 umurongo wa 29 ukabona ko mu by'ukuri ibyo bintu byagombye kuba bibwirwa imfura, kuba bene se bazubararira umwana wavutse hafi bwa nyuma, ni ikintu nyine kitari kumvikana. Ariko mu by'ukuri uyu ni wo murage w'abana b'imfura. Rero ntabwo bishatse gusobanura rero ko igihe cyose birivuze imfura bivuze wavutse bwa mbere. Ni nayo mpamvu iki ngiki ari cy'abantu bajya bibeshyaho kuri Kristo, bashaka gusobanura ko Kristo kuba bibiri mwita imfura mu byaremwe bishatse gusobanura yuko yaremwe. Oya, ahubwo bishatse gusobanura ko ari nyiri ibyaremwe.
niwe wabiremye byose, kuko niwo murongo uhita ukurikiraho aho ngaho. Ikindi rero ntabwo ntitubona Yosefu ari we uza kuza kuba ukomokaho cyangwa se uwo mu gisekuruza gikomokamo Kristo, ahubwo tubona Imana ibiha Yuda. Tubona mu gice cya 49 nanone cyo mu Itangiriro guhera ku murongo wa 8 kugeza ku 12. Muri uwo murongo rero tubona Dawidi ari we ibyanditswe bikunda kwitirira Kristo, wo mu rubyaro rwa Dawidi, ariko mu by'ukuri si we wabyaye Yesu, ahubwo tubona ko ari sinzi niba nabyita ngo ni adoption, niba ari kumumwitirira, sinzi uko Imana yabikoze, ariko ku buryo niyo tunarebye tubona ko Dawidi ari we nyine biri genda yitirira ko Kristo ari we akomoka mu rubyaro rwa Dawidi. Tubona no mu buryo bw'umubiri, niko Paul yavuze mu gice cya mbere cy'Abaroma. Ikindi rero dukeneye kumenya ko hano hantu Imana yashimye ko abantu bose basigaye bose baza kumenyera Imana biciye muri iyo cano nyine y'Abayisiraheli, ubwoko bw'Imana, ku buryo twabonye ko hari naho Kristo yaturutse, nk'uko rwose nyine ibyo Itangiriro rigaragaza ari ukuri. Hanyuma iyo bigeze rero kwiremwa ndetse n'irema, niho hatangira kuza ibibazo bikomeye cyane, aho ariko byose ubundi ahanini bituruka ku buryo abantu benshi dushaka gufata Bibiliya ntidufata amakuru yayo arimo ko ahagije, tugashaka kuvangamo na siyanse, tugashaka kuvangamo na filozofi n'iki, ariko mu by'ukuri amakuru Bibiliya yatanze arahagije. Kuba binaducangaza uko amakuru Bibiliya yatanze adahagije, ahubwo amakuru yatanze arahagije. Ereri ya mbere yagiye ibaho ni iyo bise ngo ni age gap theory, cyangwa se kuvuga ngo hagati y'umurongo wa mbere n'uwa kabiri harimo intera ndende, aho Bibiliya ivuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, ngo the earth was without form and void, isi yari iriho ubusa nta shusho ifite. Ibi bintu rero bifata bakabiherereza kuri Satani, bakavuga ko Satani yahinduye isi nabi ngo ayigwamo, kuko ngo hari aho Bibiliya ivuga ngo ubonye ishyano wasuye, ngo kuko Satani akumanukiyemo afite umujinya, ngo hanyuma Satani yamara kumanuka afite umujinya, ngo yagera ku isi ngo agahita ko afata isi yose ngo akayidurumbanya, hanyuma isi igahita itakaza ishusho, igahita kwiba umwijima, igahita kwihinduka iki, hanyuma bikarangira ngo Imana yongeye gukora icyitwa ngo ni recreation. Bakavuga ko rero ibyo bintu byari biriho n'ubundi yose yari isanzweho, ariko bivuze ngo ntabwo imyaka yayizwe, imyaka isi imaze mu by'ukuri bakavuga ko ari myinshi cyane. Rero ni nayo mpamvu nyine iyo iyi theory nyine iza mu gice nyine cyitwa ngo ni old earth, cyangwa se isi ishaje. Rero iyi ngiyi kimwe na evolution yo gusobanura ko ibintu byagiye biva mu tuntu runaka tugenda duhindagurika, duhivamo ibintu runaka bikaza kuvamo n'abantu, cyane ko iyi ni teori yamaze kuba yuzuye cyane ko ngo abantu baturutse mu nguge n'iki, ibi byose nyine biri muri siyansi. Aho rero abantu bavuga ko nyine Imana yongeye kuzigaha ibyo bintu ishusho, aribwo rero ngo bajya byatangira ku murongo wa kabiri, byatangira Imana irema, murabyumva. Ariko bavandimwe, iyo turebye mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 umurongo wa 11 haravuga ngo kuko iminsi 6
ariyo Uwiteka yaremyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha uwo munsi w'isabato akaweza. Urumva ko Bibiliya iri kuvuga ko ibyo bintu abantu batekereza atari ko biri, ahubwo Imana ngo mu minsi 6 ngo nibwo yaremye ijuru n'isi. Ikindi ni uko Imana igenda igaragaza ko uwo munsi wagendaga ugizwe n'amanywa n'ijoro. Ngo burira buracya, buragoroba buracya, nyine wabaga ari umunsi ugizwe n'amasaha 24, ko nicyo biri tugaragariza. Ikindi nanone bakavuga bati nyine uyu munsi ntabwo ugizwe n'amasaha 24, niko abantu benshi batekereza, niko batekerezaga, ngo kuko hari aho Bibiliya ivuga ko umunsi umwe ku Mana ngo uhwanye n'imyaka 1000. Hanyuma kandi ngo n'imyaka 1000 ku Mana ikaba ihuye n'umunsi umwe. Cyangwa se kandi ngo ko hari aho Bibiliya ivuga nko mu Baheburayo igice cya 3 nyine Bibiliya ivuga ngo isabato ni ikiruhuko. Ngo ni ikiruhuko cyo muri Kristo, ngo kandi icyo kiruhuko kikaba kidafite uburyo imyaka yacyo ibasha kubarwa cyangwa se iyo minsi. Ariko ntabwo tubona ko ari bwo buryo bino byanditswe byo byandikiwemo ahangaha. Urabyumva? Hano bino byanditswe bigenda bigaragaza ngo nuko burira buracya. Ntabwo ushobora kuza gufata nyine uyu munsi Bibiliya iri kuvuga ngo uwugereranye nuko Bibiliya yavuze ngo iminsi 1000 ku Mana, ngo umunsi umwe ngo ungana n'imyaka 1000, kuko iki cyo nigeranya. Ariko iyi minsi Imana yivugaga literally, ivuga ngo umunsi urira uracya. Dongera ndajya nkuko tubonye ari mu gitabo cyo mu Kuva. Ikindi nuko translation iri direct kuva mu Ruheburayo kugera mu Cyongereza aho bita day, bisobanuye umunsi w'amasaha 28. Ikindi kintu rero ni uburyo Imana yaremye umucyo, hanyuma ikaza kuza kurema ibivu. Ibi ngibi tubibona nko mu gice cya mbere ku murongo wa 4, uhereye ku murongo wa 3. Imana ivuga iti, Imana irema umucyo. Impamvu Imana yaremye uyu mucyo kwari ukugira ngo ikureho wa mwijima wari wuzuye isi, hanyuma ibone gukomeza kugenda ishyiraho order. No kuvuga ngo ubundi Bibiliya bigaragaza gute iyo urebye muri bino bice? Ntabwo ubona ko Imana iri gushyiramo ibindi bihe bya kera, ahubwo ibona ko iri kwerekana ngo Imana ikirema isi n'ijuru, Imana ikirema ibi byose nyine. Dore ukuntu byaje bimeze. Byaje isi iriho ubusabusa, iriho umwijima, imeze gutya. Noneho Imana irema umucyo kugira ngo ikureho wa mwijima, hanyuma nimara kuwukuraho iwugenera ibihe byawo, n'umucyo uwugenera ibihe byawo. Hanyuma ahandi hantu biza kuza kugoranira rero, ariko bitakakwiye kutugora cyane ko nyine tutagomba, wenda tutaranatekereza byinshi, ntabwo tugomba no kurimita Imana. Ariko twumva ko Imana yakora ibintu ko tubitekereza ko byashoboka. Nyine kuba Imana ngo yaraje kurema izuba, yaje kurema ibiva, irema ibiva nijoro, irema n'ibiva ku manywa. Izuba bishyira ku manywa, hanyuma nijoro ishyira ukwezi. Kandi siyansi ikaba igaragaza yuko izuba ariryo rivaho urumuri rwose, rivaho umucyo wose. Mu by'ukuri ntabwo ari ibyo gusa, ko tubona ko no mu byahishura hatubwira ngo mu ijuru Imana izaba ari yo mucyo. Ntabwo umucyo tuba dukeneye, Imana izaba ari yo mucyo. Ni ukuvuga ngo rero kuba Imana yarema umucyo ukaza ari ikintu cyuzuye kandi gifatika, rwose ntabwo ari ikibazo gikomeye ku Mana, nubwo twe cyaba gikomeye. Kuko mu by'ukuri ntabwo twafata Imana ngo tuyifate tuyishyire mu gatebo k'ibyo twe tubasha gutekereza. N'ikimenyimenyi nk'ubu ngubu hari nk'udusimba tuguruka nijoro tugenda twaka. Utwo dusimba baza kuvuga ko uriya mucyo dutanga cyangwa se uriya rumuri dutanga natwo tuwukura ku zuba. Ubwo rero bivuze ko umucyo uhari ari ikintu cyuzuye mu by'ukuri Imana yaremye, kandi ikaza kuza gushyiraho ibi biva
kimwe ikagishyira ku manywa kugira ngo kijye gitanga umucyo ku manywa, hanyuma ndetse n'ubushyuhe, hanyuma ibindi ikabishyira nijoro kugira ngo nabyo bijye bimurika nijoro, ari byo ukwezi n'inyenyeri. Rero bavandimwe, turi kureba kuri ibi bintu byose itangiriro ritwigisha, mu by'ukuri nyine ntituze kuza gutekereza Imana nk'aho yafata ibintu uko twe dushoboye kubyumva, ahubwo tuze kuza gufata Imana nk'Imana ishoboye byose. Rero tugerageje kureba byibuza tubona Bibiliya itangira cyangwa se iri tangiriro rigaragaza mbere na mbere creation igizwe no kuba hariho nyine kurema umuntu n'ibindi byose, ubwo ni inkomoko. Ikindi ikagaragaza kugwa kwa muntu, hanyuma ikindi bikagaragaza gucungurwa kwa muntu, uburyo nyine Imana irimo ibiteganya. Ikindi bikagaragaza nyine noneho n'ingaruka zo gucumura. Noneho hakaza rero no kugaragaza noneho godly line ndetse na ungodly line, urubyaro rwa Seti, abakomotse kuri Seti ndetse n'abakomotse kuri Kayini. Hanyuma tukabona ubwo bikaza bikagera byibuza ku gihe cya Aburahamu nko mu mwaka w'ibihumbi 3 cyangwa se 2090, Aburahamu, Isaac na Yakobo, hanyuma n'uyu Yosefu kujya muri Egiputa. Hanyuma bikaza bikagera byibuza mu mwaka w'igihumbi na magana arindwi mu mwaka w'igihumbi magana 876 nanone mbere ya Kristo, aho tubona Abayisiraheli noneho bajyanwa muri Egiputa, bajyayo bagiye guturayo nk'uko tugenda tubibona. Byibuza guhera kuri chapitre 45 turabibona, tukabona Abayisiraheli bajyayo, ndetse no kuri verse ya 20 tukabona rwose bakirwa na Yosefu. Rero ku mugani ntihagire nyine umuntu uza kuza kwibaza ati none se ibyo bintu bibaza ute ko twumva uvuye inyuma uvuye haruguru ujya hasi, kuko kare nigeze kuvuga ko Mose yabaye mu mwaka w'1500, kandi turi kubona hano turi kubona ko bino by'Abisirayeli bagiye muri Egiputa byibuza nko mu mwaka w'1700, tukabona ko Aburahamu yabayeho muri 3 cyangwa 2900 na kandi si ibyo bintu uri kubibara ute ko twumva wagira ngo wacanganyukiwe. Ariko ahangaha ntagire biza gucanganyukira kuko niko babaraga bava mu myaka y'inyuma baza muyo hasi, ku buryo batangiye kubara ngo rimwe babaze ngo umwaka umwe urashize Kristo aje, umwaka umwe 2. Novuga ngo uyirebye ubundi ikintu bibiri bigaragaza cyase na realite y'ibintu biri hubu. Novuga ngo buri muntu wari wese yemera ko Kristo ahari mu mivugire ye, wenda yabishaka cyangwa atabishaka. Kuko nimba aka kanya nshobora kuvuga ngo ku itariki 30 z'ukwa gatanu muri 2005 nibwo navutse, novuga ngo nanga mvuze ngo hashize imyaka 2005 Kristo aje ku isi, ubwo nicyo nabaga nsobanuye nta kindi. Noneho Yakobo rero mu buryo bumwe tubona mu by'ukuri aza kubyara nyine abahungu
12 barimo Yuda Imana iza gusezeranya ko ari we isezerano ryayo rizakomerezaho, ariko tukabona nabwo ibi bintu by'umugisha bimeze nk'ibiri kuri Yozefu mu buryo bw'isi, ariko mu buryo bw'umwuka iri sezerano rikomereza kuri Yuda. Reka dusome mu Itangiriro ibice 49 twumve Yakobo aba ari kuraga abana be ameze nk'uri gutanga ubuhanuzi kuri buri mwana ikintu kizamubaho. Ibice 49 by'Itangiriro haravuga ngo 49 by'Itangiriro haravuga ngo nimuterane mwumve bana ba Yakobo, mwumve Isiraheli so. Iyo tugeze ku murongo wa 8 haravuga ngo Yuda bene se bazagushima, ukuboko kwawe kuzaba ku ijosi ry'abanzi bawe, bene so bazakwikubita imbere. Yuda ni icyana cy'intare, arazamutse umwana wanjye avuye mu muhigo, yunamye abunda nk'intare kandi nk'intare y'ingore. Ninde wayivumbura? Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye nyirayo ataraza. Niyo mpamvu mu by'ukuri ngo uwo ni we mahanga azumvira. Niyo mpamvu mu by'ukuri tubona nyine Yesu avuka mu muryango wa Yuda, ndetse birika bikunda kumwita intare yo mu muryango wa Yuda. Tubona nyine ngo inkoni y'ubutware ngo ntizigera iva ku bitugu bya Yuda ngo kugeza igihe ngo nyirayo azazira. Ari nayo mpamvu tubona umuryango w'Abayuda ukomera cyane. Ariko nabwo mu buryo bugaragara tubona Yozefu nyine hari ukuntu agaragara nk'uwahiriwe mu buryo ubwo ari bwo bwose, ku buryo nyine ari we uri mu ba patriarche cyangwa se mu ba father bane nk'ikigero cyo kwizera. Ikindi kintu rero tubona kuri Yozefu gikomeye ni uko Yozefu neza ubuzima bwe bugereranywa n'ubwa Kristo. Nyine Yozefu yari umushumba w'intama za se, kandi Yesu Kristo muri Yohana 10 aravuga ngo nige mwungeri w'intama. Nyine Yesu Kristo nawe ni umwungeri w'intama za se Imana. Ikindi cya kabiri bavuga ko yari umwana ise yakundaga cyane Yozefu. Yesu Kristo nawe ni umwana w'ikinege wa se akunda. Tukabona Yozefu yaranzwe n'abavandimwe be, na Yesu yanzwe n'abavandimwe be. Tukabona Yozefu yaratwawe mu Egiputa, na Yesu twibuke ko yahungishijwe mu Egiputa. Tukabona Yozefu yarageragejwe ari muri Egiputa. Bibiliya ivuga ko Yesu yageragejwe muri byose mu Baheburayo ariko ntiyakora icyaha. Tukabona yarashinjwe ibinyoma, falsely accused. Na Yesu Kristo abagabo bamushinje b'indarikwa bari abagabo bamushinje ibinyoma. Tukabona Yozefu yarabanye n'imfungwa ebyiri, imwe ikarokoka indi igapfa igatakara, cyangwa se na Yesu Kristo rero tubona yarabambanywe n'ibisambo bibiri, kimwe kikarokoka ikindi kikarimbuka. Tubona Yozefu yarashyizwe hejuru nyuma y'imibabaro yagize, na Yesu Kristo tubona ngo Imana yaramuhaye icyubahiro gisumba ibindi nyuma y'imibabaro yagize. Noneho tukabona Yozefu ababarira abamugiriye nabi, na Yesu Kristo tukabona ku musaraba ariho avuga ngo bababarire kuko batazi icyo bakora. Ikindi rero tubona Bibiliya nyine igaragaza ko Yozefu abavandimwe bari bagamije kumugirira neza, ariko Imana ishaka kubizanisha ibyiza. Tukabona na Yesu Kristo abantu nyine bamubabaje bashakaga kumugirira nabi, ariko Imana ishaka kubizanisha ibyiza nyine ariko kuducungura.